you. Uri Dubai sengendi Canada. Ntabwo ndi Dubai. Ngo icyumweru ntiwakimara gusa ikibazo Canada abagabo aho ntacyo bazi pe dukunda kashi gusa njye n'abagabo muri Canada simbabona iyo nsohotse mbabona ntari ntazi mbabona bafite amaso ariko batabasha kureba neza ngo barebe icyo bashaka, so I don't know what's going on with them, you know. Ura n'umugabo muri essentiel avugira ngo akurebe nawe umurebe ugasanga n'umuhungu mwiza ufite amatuza yakuze afite amababa araguruka amasheri afite gutya ukayikora ugasanga arimo arareba muri essentiel yajya kumara buriya amaso gato yamwajya gusa ukabona ahise yongera akara muri essentiel nkatangana nkavuga se nk'iki ngiki ubundi bukiri mu biki. Ntabwo ushaka ko duhuza eye contact ngo duconnect acira akajisho nyamucira akajisho. What is going on? Nindi kubivuga kare kuvuga ko umasiga asohoka agahura n'abana b'ejo bundi bo mu 2000 b'ejo bundi bo muri kangahe abasaza bo muri 90 muri 70 nakangahe muri hehe ngo duconnect tumenyane muko wapi munarara mu manyumba zenu mubyuke. Uri muri Canada muri province Fabiola omega shino bazina mubyuke mwabisasa mwe mutega kahinda ugasanga nta kintu cyo muri 90. Oh my god murabaye, thank you Fatima. Ugasanga uryo muri 90 byose uri muri 90 kare Alice wowe byose ntago nzi yo biri ukareba ukabona utwara two mu 2000 ukatwara two muri 14 ukibaza se ubu ngubo bo munanigura nawe ejo bundi genda ngira gusohoka nze nyamura n'umwana yo murabona ko umugwa asigaye ansumba sikamira ngo mama aransumba ngo muri Edmonton masheri kokote nabaga muri Edmonton muri 2016 ndahafa otawira twika yeah, I know urumva excuse me shawe mwaritse kundeba basi nkahaguruka mwese mufunga amaso mwarike ngo mwafuza amaso mu closing your eyes. Nariko ndabakunda tuba twabaye benshi ariko gasanga nago muri kungiftinga ugasanga nago muri kunampingira screen ugasanga nta kintu muri kunkorera kandi uko kuntu tuba tungana tuba tugomba kuba turi gukora imishinga y'ubuzima bwacu igomba kuduteza imbere ugakutapinga screen ukamaga hatimi ukamuturabo ugakoramo kukago ukajya muri gift gallery yanjye ugakuramo byibura na galaxy ni cyangwa by'urubishoye ukimana yaguhaye ubushobozi nta wamenya ikibiswi stand up. I am going to stand up few minutes, just let me know when you close your eyes. I'll stand up. I just want you to close your eyes. Okay, mfunga amaso yanyu ndaguruka ngiye coin izashizemo ariko next time baby next time ni charginga amakwe ni utaramara muzayituzukana nutanambona uzayituza kandi ku ifoto yanjye ari ukuntu ushaka kugiftinga through my picture ukatuma gift. I swear abantu bo muri 90 muri hehe You're closing your eyes. Okay, mwese closing your eyes mbonye mwa closing ufite ibiro byinshi ukora sport sibyo njewe nyikora nabishatse natanabishatse nayo nkora mu closing your eyes maguruke mwandike muko mwafunza amaso tukayafunze wa kabiri mwandike muko mwafunza amaso ndashaka kujya gushusha umuceri wanje ni maguruke ngandi ndashusha umuceri nemera gushusha umuceri mtinzana n'ikiri cyanjye cyanyuma ubone ryo umuceri wanje n'ikirere cyanjye ubundi turangiza tujya kwiryamira ndahita mfunga TikTok mutinjya kuryama nguza chat send mufunga amaso ngende uribona ariko koro ubundi usunshakisha nguhamagaye kangaye koro dakwibujije. Okay ngaboneka ngende ese ubundi tuzaguma nese ntago hasi ntabwo nahaze kujene Negain ntabwo nahaze no mpamvu nyiri kubwejagura ngaha ku izina ry'Imana nimagara ngo mwongera kumva ndi kuvuga ndahita mbasezera ngende ariko kubera ko natahaze numva no kuri Imana mu ndanjye hamese nkaho nanishyira umaze kurya ariko mfite rezo ntabwiriwe
ntabwo nariye kuva mu gitondo ku izina ry'Imana ibintu byo ninywesheje mu kanwa. Urumva rero none natinye gwaba ngo atamwe ngo amabere nganga kuko nanakwina nagiye kuryama kame mu maze kuri amasaha 8 hangana sinkena njya kuryama. Ngeze kuryama mu burimburi bitotsi maze kuri utotsi nari amase gukura n'ibyo sinamase gukura akarega murakaza abakonyine abantu babaye mu mutara cyangwa n'abanyine abakonyine akarega niko bakita mu kintu kiyubashye n'isuti namaze gukuramo ibintu byose namaze gukura murajugunye hariye sibyo none hanyeze mu buriri Imana yanjye ngasinzira bikanga ngafunga ijisho bikanga ngafunga ijisho nkajya kubona nkabona ijisho ryanjye ngo tyu mwongera ngafunga ijisho ryanjye ngo ti ngafunga ndavuga rero iyi ni inzara iri kumdingira gutya reka njye kurya mwonye ko maze kuri mugari narashyuje mwishasha hanga ndabumaze none ariko simpazi shaka gutora umuceri muri firigo mwafunze amaso arabayafunze reka ngende nuko bashakaraza ariko kugira ngo mutandeba reka nkwereke ibintu ngiye kubakorera namwe muri hafi yanjye sha hari umuntu umaye keke somebody give me cake hurt me Sheri Jamusi mwenza abereka mama wanjye musi nababeretse umuntu wari kuvuga ntabwo nababeretse neza mama wanjye ngana nanjye neza uko nunde ubibona mama. Why are you not proud of yourself? I know my love. Ubashize self team yanjye hasi cyane bambwira buri munsi baranturumatije barantucaringa my mind no kugira ngo nambaye akantu actually nambaye amapinjama akanga kano nako nambaye hasi ko nkambara amamini nkambara amakora nkambara ibintu bigafa ariko akanga kano ko karakabije shakarakabije pe mpagurutse nkatamo ngase Fabien yaje kugucuruza akagukaranga kanyobwa kuri live rero yango tsangwa cyo karanga kanyobwa reka ndibikundi bagurukanga mutare by'akanyobwa ndibukarange kuko kari short pe kani kagufi do karagira hangado urabona ahantu munatereye kageze nkahanga gutya kwa ko hashyushye ni muri sama nukwambara amapinjama yandi wicara nawo kumva nyine ukagenda ukaryama kagukamwe gaterera hari akandi kagaterera hari ukagyumva kaga kari kwinjira. That's the pinjama wearing right now. Ariko arabazungu ngemba mbona babyambaye bakagenda nta kibazo bajya ariko nk'ubu nge byambaye hangaha batavuga ngo naje gucura gukaranga kanyobwa and I don't want gukaranga kanyobwa imbere yanyu. I just want to respecting. I want to respect you, so 1 2 3 1 2 3 1 2 3 mero yawe uze kuyimo akize kunyambikira kasasa macike okay nagarusi mutitatu narangwa z'ikindi ubuntanira so